Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murabyumva ko amakuru yacu nyine tuyakomeje kandi tukaba tuyinjiyemo. Reka tubasabe ko mwakora subscribe, like, share, comment kugira ngo igihe cyose tumaze gukora amakuru yacu n'ibiganiro byacu mubibone mutiriwe mujya gusacinga. Muri kumwe na updates.official. Reka dukomeze n'amakuru yacu twabahitiyemo kuri aya masaha. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 22 binyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, Manizabayo Elizabeth yahuye n'umuryango we kuri iki cyumweru. Kuru avuga rya hino ku isi kumwe na Geoffrey Mutagoma. Muri Nigeria ubutegetsi bwatangiye guha bamwe mu rubyiruko akazi mu bigo by'igihugu bicukura peteroli, abandi bagahabwa amafaranga abarirwa muri za miliyari z'amanayira akoreshwa muri icyo gihugu. Ni mu rwego rwo kugerageza gukumira imyigaragambyo urubyiruko rwateganyaga gukora muri icyo gihugu cyose rwamagana imiyoborere mibi n'ubuzima buhenze muri Nigeria. Impirimbanyi zo muri iki gihugu zimaze iminsi zishaka kwigana ibikomeje kuba mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, aho imyigaragambyo iyobowe n'urubyiruko yajegeje ubutegetsi muri Kenya igatuma ubwo muri Uganda bafata ibyemezo bikaze. Ikigo cya leta gicukura kigatunganya peteroli muri Nigeria kimaze imyaka 7 kihanangirije abashaka akazi kutazashukwa n'ubutumwa ubwo ari bwo bwose bwamamaza akazi bikitiriwe. Kuri wa gatanu ku nshuro ya mbere mu myaka 10 ishize cyasohoye itangazo ku rubuga mpuzambaga rwa X kivuga ko gifite imyanya y'akazi mu gihugu hose. Umuvugizi w'icyo kigo yavuze ko cyahise cyakira inyandiko zitabarika zisaba akazi zinyuze ku rubuga rwacyo rwa interineti. Minisiteri y'urubyiruko muri Nigeria yongeye gushyiraho ikigega cyo gushyigikira iterambere ry'urubyiruko ishyiramo miliyari 110 z'amafaranga akoreshwa muri iki gihugu, ayuhangana n'amadolari y'Amerika miliyoni 70. Iki kigega cyari cyatangajwe mu mwaka wa 2020 kigamije gutanga igishoro ku rubyiruko rushaka kwihangira imirimo. Mu kwezi kwa gatanu leta yari yatangaje ko izongera kubyutsa iki kigega cyari kitagikora, ariko ntiyari yatangaje igihe bizakorerwa. Ku wa kabiri abadepite bo muri Nigeria batoye itegeko ryemeza umushahara mfatizo wikubye kabiri w'umukozi uhembwa make kurusha abandi yahabwaga ku kwezi. Abanyanigeria barategura imyigaragambyo iteganijwe mu cyumweru gitaha, aho bazaba bamagana ubuzima buhenze no guta agaciro kw'ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu rigeze kuri 34.2% mu myaka 28 ishize. Abanyamadini, abatwari gakondo n'abandi bavuga ari kwijyana muri Nigeria bakomeje kwinginga urubyiruko barubuza kujya mu myigaragambyo iteganijwe kuva tariki ya 1 ukwezi gutaha. Baratinya ko imyigaragambyo yaba imeze nk'iy'urubyiruko rukora muri Kenya yarushaho kuzahaza ubukungu bwa Nigeria. Washington, ijwi ry'Amerika. Indege zitagira abapilote zikekwa kuba ari iz'igisirikare cya Ukraine zarashe ibigega bya peteroli mu karere ka Kursk mu Burusiya. Byatangajwe n'umutegetsi wo mu Burusiya kuri iki cyumweru. Kuri murandasi hasohotse amashusho yerekana ibirimi by'umuriro bizamuka mu kirere mu masaha ya mu gitondo. Guverineri w'intara ya Kursk Alexei Smirnov yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ibigega bitatu bya lisansi byafashwe n'inkongi y'umuriro iturutse ku gisasu cyarashwe n'indege zo mu bwoko bwa drone. Yavuze ko abazimya umuriro bashoboye guhita bazimya ikigega cya mbere, bari bagikomeje kugerageza kuzimya ibindi bibiri igihe yandikaga ubwo butumwa. Smirnov yavuze ko abantu 82 n'ibikoresho 32 bizimya umuriro byari byifashishijwe kuzimya iyo nkongi. Yavuze ko icyo gitero kandi cyagije amazu atuwemo muri ako karere. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko yashoboye guhanura 2 muri izo ndege zo mu bwoko bwa drone zari zagabye igitero mu karere ka Kursk gahana imbibe na Ukraine. Ukraine ifata ibikorwa remezo bya peteroli nk'intego yemewe kugabwaho igitero mu rwego rwa gisirikare, bityo ikaba yaratangiye kugaba ibitero nk'ibi mu Burusiya mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ikoresha indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone zirasa kure ku ntego ziri imbere mu gihugu. Ikinyamakuru Ukrainska Pravda cyandikirwa muri Ukraine ejo cyatangaje ko Ukraine idasiba kugaba ibitero ku nganda ziyungurura peteroli n'ibigo bya gisirikare mu Burusiya. Cyavuze ko imwe mu ndege zayo zo mu bwoko bwa drone iheruka kurasa ku kigo kiyungurura peteroli mu karere ka Ryazan mu Burusiya. Urakoze
urakoze Geoffrey Mutagoma. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri eshatu @radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio yacu. Nyuma y'imyaka 22 binyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, Manizabayo Elizabeth yahuye n'umuryango we kuri iki cyumweru. Ijwi ry'Amerika yaramuherekeje avuka mu mudugudu wa Kaganza, akagari ka Remera mu murenge wa Boneza mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eric Bagirubusa ari Rutsiro baracyadutegurira inkuru ndende d'umusogo. Ndanezerewe cyane, ndishimye, ntabwo navuga ngo buri ku kigero kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga. Ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye, abavandimwe, kuba ndi kureba mama wanjye. Narinze ko ashaje ariko nabonye akiri inkumi nkanjye ahangaha byaraga kubi. Ndishimye cyane nyine kuba ngarutse mu muryango wanjye, nyine nicyo kintu kinshimishije cyane. Njyewe nitwa Mukantwari Daforoza, ubwo njyewe nkaba ndi umukecuru ufite imyaka 67. Ku mutima wanjye ukuntu niyumva, mbese ibineza rwose ni byinshi, mbese mberetse ku mutima wanjye ukuntu hakeye. Imana yonyine gusa niyo ibizi, kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukaba mumushyikirije mumunzaniye. Mfite n'inka nazamenya ahantu muri nkayibagabira pe. Imirimo mukoze Imana izayibahembere, naho ubundi mbese ndi kumva byinshi biri ku mutima wanjye, nta nicyo navuga, ndi kumva ntavuga ngo sobanura menye nicyo navuga nicyo nareka. Twari dutegereje abashyitsi nabo wagendanye nabo mu nzira, wemeye ko bashikana amahoro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngwino ubane natwe muri gahunda zose ziri hano. Turanezerewe mu mutima bidasanzwe kubwo umwana twari twarabuze tukaba twongeye kumubona ari mukuru angana atya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo byose wabikoreye kwiyubahisha. Ngwino ubane natwe muri gahunda zose mu izina rya Yesu. Tubonye Yesu wa kabiri n'ukuri. Okay? Tubonye Yesu wa kabiri n'ukuri. Kubera iki? Twari twaramubuze uriya mwana wacu. None urabigiranye na Yesu wa kabiri? Ni Yesu wa kabiri tubonye. Kubera twari twaramubuze, imyaka twamubuze, Mana yanjye. Yesu utabara amahanga y'ijuru n'isi. Kumye tuyoborera umuryango wacu. Uyu mwana Uzabayo, umwana wanjye nyina ni mubyara wanjye. Ariko nge nkaba mbashimye nk'abantu bize, nk'abantu betswe n'Imana, ibintu mukoze Imana izabibahembere, gupfa no gukira muzabyere ku mutume ku mututsi. Imana rwose ishimwe kandi Imana yihaye icyubahiro. Mureke tugenda turi gukereza abantu, mureka nere kubakereza. Muti muze? Ndeka nere kubakereza bagere mu rugo. Imana ihabwa icyubahiro kubera iki? Kubera tumubonye twari twaramubuze. Uyu ntabwo twari tukimutekereza mu buzima bwacu mubyeyi. None muramutuzaniye, ariko Imana igumye ibaha umugisha. Bazagira ubutunzi bwuzuye. Umva muzahahe muronke, mubakoze n'abandi bazaza kube nimufatanye n'Imana. Irakoze ihabwa icyubahiro, namwe baha umugisha. Mutuzaniye umuryango twari twarabuze, Imana ibaha umugisha. Ubundi izina ryanjye nitwa Christophe Hakizimana. Mu buzima busanzwe banzi kuzina bita Mpambaye iminsi. Iwanjye ni hano nkora Yapfana iki uyu mwana mwarabuze? Uyu mwana wacu ni umuryango pe. Inkuru irambuye murayumva mu makuru yacu ataha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo mu muryango wa Lazare Sebitereko wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Minembwe mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Epfo urasaba ko yarekurwa. Umuryango w'uyu mugabo watawe muri yombi umwaka ushize n'inzego za gisirikare muri Kongo uvuga ko kugeza ubu ntacyo aregwa cyangwa ngo agezwe imbere y'ubutabera. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Alex Kirayi, muvandimwe wa Lazare Sebitereko, abanza kumubaza uko Lazare Sebitereko yatawe muri yombi. Yafashwe tariki 29 mu kwezi kwa gatandatu
umwaka ushize. Mu by'ukuri nta birego nta n'ikibazo yari afite. Ni umuntu wakorera ahantu hitwa Minembwe, yari recteur wa universite ya Minembwe, ni nawe wayitangije. Ibikorwa byinshi cyane hariya mu misozi miremire. Hanyuma icyo gihe baramufata, hanyuma baza kumurekura. Bongera baramufata. Yafashwe na serivisi za gisirikare kandi we ni n'umusivile. Rero nkiyaza kugira n'ikibazo kijyanye n'ibibazo by'abasivile cyangwa ubutasi bwa gisivile anere niyo yari kumufata. Hanyuma bahise bamutwara Kinshasa asa n'ushimuswe. Nicyo gihe twamuherukiye bamujyana ahantu hitwa ngo ni Demia, ni prison ifunga abantu b'abasoda cyangwa bareberi. Icyo gihe yagize amezi 4 tutazi ahantu ari. Twari tuzi wenda ko yapfuye kuko hariya bica abantu gutyo. Tuza kumenya ko bamukuye muri Demia, ariko nanone bamujyanye Makala muri prison centrale. Muri icyo gihe yari Demia yabaye ahantu mu cyumba, nta gusohoka, ntabwo yabona umucyo, rimwe na rimwe ntabwo baryaga, ndetse aranarwara, banga no kumuha n'imiti. Aho afungiye muri iki gihe se mushobora kumusura no kumubona kugira ngo abe yabanababwira uko ubuzima bwe bwifashe? Ubu turashobora kumusura, ariko nyine biba bigoye. Murazi kuri Kongo mutanga ruswa, ariko nyine turashobora kumusura tukamubona, ariko bamwangiye kuja kwivuza kuko n'umuntu wenda wakagombye kuja kwivuza yagize amezi 4 ativuza, ararwara ndetse yatakaje ibiro birenga 30. Urumva ko ari umuntu ugomba kubonana n'umudokiteri bakamupima kugira ngo wenda bamuvure, ariko ntabwo bamwemerera, ntabwo bamuha na liberté provisoire kugira ngo wenda yivuze. Kumubona iyo turamubona. Ikindi ntabwo bamuha nyine ibyo birego ngo abimenye. Niba bagira ubucamanza kugira ngo bamurege, ntabwo ntibabimuha. So rero tukibaza kubera ko afunze kandi ni umusivile kandi na dosiye iwe ifitwe na gisirikare. Ibyo bintu ntabwo tubyumva mu by'ukuri. None ijambo mubwira ubutegetsi bwa Kongo cyangwa umuryango mpuzamahanga kuri icyo kibazo ni irihe? Ijambo twasaba ni uko bamufungura ubu nyine bidatinze, kuko ntacyo azira. Kandi niba hari ikintu azira, ni umusivile. Niba bakizana ibirego babizana ibirego kugira ngo ibyo birego wenda babikurikirana, ariko nta na kintu na kimwe bakora. Dushaka ko bamufungura kuko n'inzirakarengane kimwe n'abandi bose bagenda bafungwa kubera ubwoko bwabo gusa, ariko nta kintu na kimwe afungiye. Twebwe ibyo dushaka nuko bamurekura agasanga umuryango wiwe. Ikintu nge nakongeraho nuko hari abantu benshi bameze nka Lazaro bafunze bazira akarengane, kandi abenshi bamaze gupfira muri prison kubera ubwoko bwabo. Rero ibyo turasaba ko leta yafungura abo bantu, yafungura na Lazaro, ndetse kugira niba bashaka ubumwe bw'igihugu cya Kongo, twese tugomba kuba mu gihugu cyacu twumva ko tumeze kimwe nk'abandi banyagihugu, nta discrimination ihari kubera ubwoko. Alex Kirayi, umuvandimwe wa Lazare Sebiteri, kwavugana na Geoffrey Mutagoma. Abanyamategeko bunganira umunyapolitiki Victoire Ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda basohoye itangazo mu cyumweru gishize, itangazo rinenga amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aheruka kumuvugaho. Muri iri tangazo barasaba Perezida Kagame guha Ingabire uburenganzira bwo gukora politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda no kumurindira umutekano. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Madame Victoire Ingabire Umuhoza, abanza kumubaza niba ari we wasabye abunganizi bo kwandika iri tangazo. Ibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko, ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye, kuko kuba nabasaba ngo bambere bunganiza amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho, akantu kose kavuzweho. Uzi ko dufite urubanza muri urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose tuzakoresha mu gihe cy'urubanza. Ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha, banambaza niba bafite ubwoba. Ndababwira ngo hari ibintu birimo bivugwa mu gihe cya kampanye, abantu bavuga ibyo bashatse kubura amatora bizarangira, ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi, bagira impungenge bagati ibi bintu tugomba kubyamagana. Ubuyobozi bw'igihugu tukabasaba ko bwakurindira umutekano. Nabashimiye rero, kimwe no ko nashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe
muri ibi bihe bisa nkaho ndimo gukorerwa itotezwa. Kwandika ruriya rwandiko babishingiye kuki, niyihe mbarutso yabyo? Ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko perezida avuze ariya magambo hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, bibwiye ngo babahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kunguka kugeza aho bavuga bati uriya muntu ahubwo uwamurasa. Ntekereza ko aho niho hari n'ikibazo, nicyo cyane abateye impungenge akavuga bati yaravuze n'ibyo, ariko amaze kuvuga hari abandi bibwiye ko ari nk'uburenganzira abahaye. Icyo rero ni nacyo ntekereza bakabanye nacyo bavuzeho, abantu bagomba kumva perezida wa repubulika afite ibyo yavuze, ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko. Gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu Rwanda ni icyaha, gukangisha umuntu, kumwica cyangwa se n'ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru Rwanda rwacu. Nuko ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunguka no kugunga mu byondo, bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko. Ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba, asa nkaho ategeka. Kuba ari amagambo ameze gutyo, murabona mufite icyizere cy'iko ibyo basaba bashobora kubibona? Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyapolitike ziratandukanye. Bo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine ategeka, ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndi umunyapolitike ndetse iriyo mvugo nakoresha. Icyo nizera, icyo basaba baravuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite n'umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi muri abo banyarwanda, ntabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda, ari nako bagomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngenda numva ntahangayitse rwose. Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki. Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba? Nta ubwoba mfite, nta mpamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye bitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nziza gusaba ari abayobozi, ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange, twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Nicyo nifuza, ni nacyo saba, ni nacyo mparanira. Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma, barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politike, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. N'icyo ubura cyane muri ibi? Icyo mbona cyane ni uburenganzira bwo gukora politike. Ntekereza ko batabisaba perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politike yayikora nta kintu kimubangamiye. Naho ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano. Izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'abanyarwanda. Ntekereza ko ariyo mpamvu bamusabye, batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri njye rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga. Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze namwe. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya wa siporo. Ikipe y'Urunani mu Burundi yarangije igice cya mbere cy'irushanwa